nk'umuntu uri kwandika kuri Twitter ngo narasenye njya kubaka naramuhamagaye ariko barabizi ko wubatse uri n'umuntu uri proud y'umuryango we cyane. none se ko ntamuhamagaye nubaka namuhamagaye nsenya ibyo ni ibyanjye nanjye kandi n'abasenye n'abagabo si ibintu nta gitangaza cyaba kirimo usibye ko naba n'umusilamu urumva at least urabona ko abantu bari bagukumbuye cyane. Hari wageze aho ararekarama aranagutumiza ko bishobotse wabasanga Nyabugogo. nagiyeyo ariko naboneye ishyano ngira ngo akavidewo nabonye neza aravuga ati azaza hirirwe. ntabwo nahiriwe ati cyangwa amara amasaha 2 ntabwo nahiriwe no kuhirirwa ati ibyo azabona azabikoremo indirimbo. njye ntabwo nigeze mpirirwa no kuhirirwa. narahageze ewana baba baramvumbuye baranzengurutse imodoka ireka kugenda activity bari kuba bari gukora zose barazire ibyo nagombye kuba ndeba barabireka ahubwo abantu bari Nyabugogo reka mbasabe cyangwa bahabaye ushobora no kuba ari umujura nka Nyabugogo dukeneye amaterme abantu bakoresha dukeneye ukuntu baganira iyo bagiye kwiba umuntu dukeneye n'umuntu watuburiwe ko yandika muri comment akatubwira neza amagambo bakoreshaga bamubwira kuko urumva nkwe gukora ingoma yitwa Nyabugogo yego ariko nkuko uriya mutipe yabibonye uriya muhungu nawe se shaka ngo mufatishe ngo ntiwamubona ingaboneka ngo kukagoroba cyane ngo abameze neza ego ngo wamukura he nta wari uhari niwe se ugiye gushaka buriya Nyabugogo yose ntese ntago tuziranye yego ariko ngiye no kureba ngiye narinzi ko turi bwinjire ko imodoka yari filme ntibambone yego ariko twari twakoze amakosa ntabwo ari amakosa twagiye muri press conference mudushyira hanze abantu rero bari bamenye imodoka ndi mukozi imeze bahise bahagera rero ewana ndashimira polisi niyo hadukuye nahavuye nabi cyane mfite n'ubwoba ariko basa ni kamumbabare mu mbwire ninde babwiye mu mujye mukubita ku modoka mana uzi ukuntu imbere bisona nk'igisasu mareka dusoze reka dusoze nahe aho ya tsigaje ikibazo cya nyuma gishobora no gutuma ibintu byose twa turimo bipfa ariko ndakibaza uko byagenda kose kuko ngewe mbere hano abantu baba batwandikiye bavuga batene ni muhuru zakimubaza kereka ni wumva udashaka kugira icyo kivugaho ntabyo birashoboka nabikubwira ariko yego aya ni amakuru yavuzwe arahwihwiswa cyane abantu bakora amaspace byinshi bimara nk'icyumweru ku mbuga nkoranyambaga bikumva bivuga ko ngo uwasenye nta rugugira hariho natumye njya kubaka se icyo ni kimwe imba n'icya kabiri badarapo umwe mu bakobwa bakumbaga nkoranyambaga bavuga ko yakwigaruriye njyewe mfite uburenganzira bwo kwigarurirwa n'umuntu nshaka muranyumva neza yego mfite n'uburenganzira bwo kubaho ubuzima bwanjye uko mbushaka uburenganzira ntafite bwonyine ni ubwo kuzana umuryango wanjye muri ibi bintu byanyu cyo kora nkanjye bwo nakwizana ariko famiye yanjye iriho abana banjye iriho na mama wabo n'ibindi byose hanyuma ibijyanye n'irangamimerere ryanjye ni kuri NIDA ni mu mushinga w'irangamuntu bibariza ibirenze ibyo ntabwo naharenga ntuharenge ko nta n'ikintu wavanamo kuko amakuru ajyanye n'umuryango buriya umuntu asohora ayabona ntacyo yabangamira ku muryango ariko nawe warabibonye nimba ntibeshye narabibonye ntiwanari yakitinze kabisa narabibonye ariko nk'umuntu uri kwandika kuri Twitter ngo narasenye njya kubaka naramuhamagaye ariko barabizi ko wubatse uri n'umuntu uri proud y'umuryango we cyane. none se ko ntamuhamagaye nubaka namuhamagaye nsenya ibyo ni ibyanjye nanjye kandi
n'abasenye ni abagabo, si ibintu nta gitangaza cyaba kirimo, usibye ko naba n'umusilamu urumva ewe mfite uburenganzira busesuye bwo kubaho mu mudendezo wanjye. Rero ndi proud y'umuryango wanjye kandi nta nubwo nkunda abantu bawuvugaho cyane. Ko hari igihe umuntu agusunika agatuma utekereza ku muryango we, kandi njye ntekereje ku muryango we rero ntabwo nakorera space, nawe ukorera igihangano kikazahoraho. ayoboza cyane by'imiryango. Nta muryango nigeze umuryango ndawubaha cyane kubera ko nawe ubonye ungoye. Ndawubaha rero bibe mu bihe umerewe neza cyangwa umerewe nabi, tutitaye ko abantu bashobora kuza bagasakuza ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubundi mwari mukwiye kuvuga kuri njyewe cyane mu kubahira wenda abana ko ari abana bakiri bato badafite. Ntegeza ko umuntu wese ugira ubwenge yigeze kubaho umwana nawe yanamubyara. Yego. Iyo uri kwinjirira rero umuryango buri umuntu uba uri guhaminga cyane n'umwana. Exactly. Nkibutsa ko ibikorwa bibi ubugira nabi bukorera mu ruziga. Kwasiteri wagongesheje abandi ari igihe igaruka yarabaye gari ya moshi yanurisya. Naho ubundi meze neza ngewe nta bidanje. Icyo kibazo ntuzongere kukimbaza. Nimpa mu Imana ninongera. Ubushize wigeze kunkata ukiri boss wanjye, nubwo naje kumenya ko nabwo ngo cyari igihuha, nako waranyongeje nubwo batayampaye, niyo mpamvu namenye ko utari boss. Ubwo baratwibanya ahubwo ayajyande kuko nje ko bayankase. ayajyana bampaye byihorera. Waravuze ngo banyongeze ngo moze ngo wajaje kabireke, maze se yaraje asigaye akora RBA. Ahubwo ibintu byapfuye kera, none uri kurekara mu bu. Namenye ko cyari igihuha, ntabwo ari boss, yari prank nayo ngo bari barabeshya abantu ngo uyobora televiziyo ngo ni iyawe ngo ibyo bintu mujye mubireka. Moze ntegereza agashara banyongeza ndahima. Moze ubu koko warahemutse urangije kuri RBA. Moze kuki utongeje umwana? Kozana cya gitabo ngo izo zari injuga, sinzongera kujya muri ibyo bintu. Ibintu byo kumfatirana ngo ukiri imihini mishya. Aya byo Ariko ye warukupiye iki koko? umva se. Rero nyakugira Imana ndagushimiye. Asante sana, mwakoze sana. Nkufurije umwaka mushya. Yemwe abantu mwe mushimirire ne ikiganiro gishobora kuba cyamugoye byatari. Ansanze ahantu kure. Amag the Black amwishyure. Ikize kandi Hari amafaranga ngo we na JC buriya mufite Amag the Black. Icyo kintu cyemerewe. Tugende gake gake. Cyemerewe na JC kuri mikoro. Arambwira ati komeruka ari iniga. Niko musa byagenze bite? Arambwira ati nge na Bruce Melody twibye Amag the Black. Ntago twigeze tumwiba. Babaretse gato. Ati studio yari Amag the Black. Okay, igisambo ni icyemera icyaha. Baburetse gato. Icyo gisambo ati studio kinyongeramo kuki ndi kumugereka. Yari Amag the Black. Nkajya gushaka abakiriya. Uri kumva? Amara kurebye uvuga bira bintu nkakureba nkavuga ngo nkajya gushaka abakiriya. Melody agakora indirimbo zabo tukahita tuzisiba bamaze kwishyura, Amag the Black akaza tukamwumutsa. Byatangiye biti ibyo bintu. Byatangiye amukiriya za twakora ingoma yakishyura Amag agahita arakara. Gute? Aho kunarakara agafunga akabano ku munwa. Agomera nk'ugiye gutanga akabizo. Urumva? Nizahitaga mfunga. Wamwishyuza kurambaza iki? Irangiye. Byarangiye n'umukiriya yatashye. Ndavuga nti nyamara umuntu azapfira. Abahinzi bajya imigambi inyoni zigiye. Ariko nta muntu numwe twigeze twicara ngo tuvuge ngo tuzicara imbere ya kamera tuvuge ibyo bintu. Kandi ngo JC manager wawe uzana abakiriya. Nyine yamvuyemo.
ishyura rero nzabanza mwana, nishyurwa ya mbere ko nari ndi kukunyurira mu mayange uko byatangiye. yego byatangiye nkorera ibiceri umusaza byose akabitwara. yego za kwiga imigambi ko ari ibihanzi by'ibibwa. ubundi nagihaga sedi gisani nkakibwira ni we musani hano hantu ntahuzi ntuzahagaruke nta ngoma yawe ihari sedi tware neza. ngo si mu gitondo cya kare ku kagoroba nkabona umusana aragarutse ngo ya sede yavunitse. iyihe sede umuhanzi ati ubwo kandi ugari kumwe nande na boss ku irembo ngo njyena ngo ejo naje hano ngo mu masaa 10 buranzi gukora ingoma vuba ndacapurisha munota windi akabiti mbana agacuza iri umuhanzi nawe umudanje uhita ugwamo editinga mu tuntu duke ya mixing mastering imita nko kubitiboro yawe na CD iriho umutongero wowe urarenga ku mutongero kuvuza undagahita ngo buriya tugiye kuri kavaringa niba habaho ijambo rya nyuma kuri kavaringa ni ugusubiza imashini inyuma. yego buri kintu cyarimo kikagaruka. yego uri kumva amaporoje yose twari twarasibye none yazaga ku kazi agahita ajya muri file hari buriya mu mashini nyine muri zino boro dukoresha imiziki iyo ugiye muri file uhita ubona iziheruka gufungurwa akibagirwa ko ndi umuproducer w'umupro no muri file nkanyuzamo umukoropesho mani barari kavarinze kugira ngo wumve ko icyo kibazo nyine cyaje no kurangira. yego kubera ukuntu twagiraga abakiriya benshi batandukanye amasaza ntiyabashije gutandukanya ingoma zakozwe mu buryo bunyuze mu murongo byabaye akaduruvayo. ariko biza no kubamo akantu k'umuntu witwaga Munyaneza ari kugura iyo studio. Munyaneza rero arayigura kwanza amajara abanza avamo nukuvuga ngo buriya amaji yaje kugenda arahansiga nguma ndi umukozi waho kabisa nkora nshaka amakashi nyine bisanzwe nuko twaje no kujya muri Unlimited. iyo niyo nzira nyine kugira ngo njye kuba n'umuhanzi naho ubundi byanye n'amaji byo mujye mubyihorera. erega buriya amaji ni umuvandimwe kuko ntazi ukuntu bijya bimufata nkabona agize gutya antema akantu akagufanura kimfunira akanjunyika ariko naye ngo ubundi yari umuntu wanjye ngo naye niho mubana yemero. ariko ndababwiye ko umubana ari ihame. oya bavandimwe bagomba kubana neza akanazirikana umwe yatera imbere akibuka mugenzi we. ariko njye ntabwo nabibasha worambaga uri kumbaga noneho nze ngubwiye ngo yongo nari ngukumbuye ndamuhamagara nkamubwira nti dore nk'ubu ngubu umbagiye iki akaba turabivuganye turabipanze nkamubwira nti saba ngiye kohereza ibiceri ubucecetse nkabimwohereza ntabyo akabivuga none ubona kuna majanga naro ari kurya inzibyo ntago yayirya ndamuzi umusaza ariko mba ndi kugira ngo wenda byoroshyemo turebe ukuntu twabana. ariko amaji ni umuntu uramuka uko aramutse uko aramutse niko abaramutse ejo murahura akaba aramutse ugundi nta rwango mba mubonana nta mutima mubi mba mubonana kuko ndamuzi rega n'umuvandimwe n'inshuti yanjye. okay